wigeze wibaza niba hari ahantu ku isi hatigeze hagerwaho n'umuntu, aho iterambere ritaragera, amatara y'amashanyarazi ataraboneshwa amaso, n'urusaku rw'imodoka rutigeze rwumvikana? Isi yacu ifite ibice byayo bitarimo ingaruka z'iterambere, aho ibidukikije bikiri uko Imana yabiremye. Muri iyi nkuru ngiye kugufasha mu rugendo rutangaje rugana ahantu hitaruye cyane ku isi, hakiri ibanga rikomeye, hatuwe n'imbogo aho kuba abantu, n'ahatuwe abantu hari abantu bake cyane batarenze 500, cyangwa hakaba hari ubutayu butigeze bugwamo imvura mu myaka 100 ishize. Uzahabona ibirwa bituwe n'abantu bake cyane, uhasanga ibigo by'ubushakashatsi biba mu bukonje bukabije, ndetse n'ahantu hatagerwamo n'umuntu n'umwe uretse abanyabirunga basa n'abibera mu isanzure. Ese mujya mwibaza kandi ko hari ahantu hakure cyane ku isi, ahantu hashobora kuba kure cyane ku buryo nta wabasha kuhagera byoroshye, kure y'isi y'iterambere tuzi uyu munsi, ku butaka butwikiriwe n'urubura cyangwa ku birwa by'imisozi y'ibirunga? Kuba kure bigira imbogamizi zabyo. Hari ahantu henshi ku isi hatigeze hagerwaho n'ingaruka z'abantu, ndetse hakaba n'uduce twagumye mu ishusho y'isi y'igisekuru cya kera, aho iterambere ry'abantu ritaragera. Ibyo bice byose usanga bifite ikintu kimwe bihuriyeho: kutarengerwa n'abantu n'uburyo bigoranye kuhagera. Muri uru rugendo tugiye gutembera hamwe mu hantu hakure cyane ku isi, ibice bidakunze kugerwamo n'abantu, bigasigara bisa n'ibitaramenya iby'iterambere ry'isi. Reka turusheho kumenya ibi bice byuzuyemo amayobera n'ukuntu bikomeje kuguma ari nyaburanga. Niba ushaka kumenya aho isi igaragira mu isura yayo y'umwimerere, reba iyi nkuru kugeza ku musozo, kuko tugiye kukwereka ibice 7 bigaragaza uko ubwigunge bushobora kuba bwiza, buteye ubwoba kandi bwuzuyemo amayobera ahambaye. Niba ari ubwa mbere kandi ugeze aha, ntugende udakoze subscribe, unatanga igitekerezo kibigaruka mu matwi yawe ariko utarasobanukirwa, maze tubikubwire byose kuko nicyo tubereye aha. Mbahaye ikaze. Aho hantu hakure kandi hatigeze hagerwamo ingaruka n'abantu ku isi, ahambere ni Tristan da Cunha, akarwa kakure ariko kegereye kandi gatuwe. Aha kuri Tristan da Cunha, akarwa kakure cyane ku isi, kabarizwa mu nyanja y'amajyepfo ya Atlantika, kakaba kegereye n'agatuwe n'abantu bagera kuri 250, mu gihe kari kure y'ikirwa cyegereye igituwe n'abantu ho ibirometero birenga 2400. Nta ndege igera kuri aka karwa, gusa ubwato bukeya cyane nibwo baba bufite ubushobozi bwo kukageraho rimwe na rimwe. Iyo ubirebye wakwibaza uburyo abantu babasha kuhatura, ariko aho abaturage bagaragaza ubutwari bwo kubaho mu buzima bw'ituze butarangwamo umuvundo w'isi ya none. Kubera iryo zina ryihariye ry'aho hantu, Tristan da Cunha ifite umuco wayo wihariye, ururimi rwayo n'imibereho yihariye y'abahatuye. Ni ikimenyetso cy'ukuntu abantu bashobora kwiyubaka no kubaho neza nubwo baba mu bwigunge bw'akarande. Ku mwanya wa kabiri turasanga aho bita Easter Island, ikirwa cy'amayobera n'inkomoko yacyo. Aho dukomereza ndi kuri Easter Island, izwi cyane nka Rapa Nui, kimwe mu birwa byuzuyemo amateka y'amayobera ku isi. Iki kirwa kizwi cyane kubera ibishushanyo binini bya Moai bikikije inkombe zacyo. Easter Island iherereye mu nyanja ya Pacific, kure cyane y'ahantu hatuwe ku buryo haba intera ya kilometero zirenga 3200 kugeza ku butaka butuwe, nubwo hahoranye umuryango mwiza wateye imbere. Kuri ubu Easter Island isigaye ari kimwe mu bice by'isi bituwe ariko bikiri kure cyane y'aho abantu bazi. Indege ebyiri gusa mu cyumweru nizo zihuza iki kirwa n'umugabane wa Amerika y'Epfo, binatuma kugera cyangwa gusohoka kuri iki kirwa bigorana cyane. Ariko ubwo bwigunge bwafashije kurinda umuco wacyo n'umuco gakondo w'abahatuye. Ibishushanyo bya Moai biguma bihamya amateka y'iki kirwa nk'ahantu h'umuco wihariye. Ku mwanya wa gatatu turasanga aho bita McMurdo Station, ni ubushakashatsi ku isi y'ubukonje bukabije. Hasi mu majyepfo y'isi hari McMurdo Station, icyicaro cy'ubushakashatsi giherereye ku mugabane wa Antarctica, kimwe mu bice bikonje cyane kandi bikomeye kubamo abantu ku isi. Icyo kigo kibamo ubushakashatsi n'abakozi babarirwa mu magana bagenda basimburana mu mwaka bitewe n'ibihe, ubukonje bukabije, imiyaga ihuta n'urumuri ruke bituma kuba aho hantu ari urugamba rukomeye. Ariko niho ubushakashatsi bukomeye ku mihindagurikire y'ikirere, inyamaswa n'ibinyabuzima byo mu gice cy'ubukonje bukorerwa. Nubwo McMurdo Station iherereye ahantu hitaruye, igira uruhare rukomeye mu gutuma isi ibasha gusobanukirwa imiterere y'ibinyabuzima byo mu gace tw'ikirere gikariye. Ku mwanya wa kane kandi turasanga Svalbard, akarwa k'ubutandukane bw'ibihe. Undi mwanya wihariye ni uwa Svalbard, agace ka Norvege gatuwe n'abake, gaherereye mu nyanja y'Abarabu cyangwa se Arctic Sea, mu majyaruguru ya kure cyane. Mu mpeshyi Svalbard ihorana urumuri rw'izuba iminsi yose, icyo bita midnight sun, naho mu gihe cy'itumba ntihaboneka urumuri na ruke, icyo bita polar night. Abaturage baho bagira munsi y'3,000, ariko agace kazwi cyane kubera ko kahubatsemo ikigega kinini cy'imbuto, icyo bita Global Seed Vault, gifite inshingano zo kubika imbuto z'amoko yose ku isi mu gihe cy'ihungabana.
uretse ubwo bubiko, Svalbard ni paradizo y'abashakashatsi ab'ikirere n'abakunda ubuzima bwa karande. Uko bwije nuko bukeye ni kimwe mu bice bikomeza kugaragaza ubukungu n'umuco wo kubaho mu buzima butandukanye n'ubusanzwe. Uko twagendaga tureba ibi bice bitandukanye, twabonye ko kuba kure si ugutera isoni, ahubwo bishobora kuba inzira yo kubungabunga umuco, kurinda ibidukikije no gukora ubushakashatsi bw'ingirakamaro ku isi. Ahantu haturiye abantu bake ariko hatanga amasomo akomeye ku buryo abantu bashobora kubamo mu bwigenge no kubaho mu bumwe n'ibidukikije. Isi iracyafite amayobera menshi, kandi hamwe n'ibi bice by'isi yituze dutekereza ku gaciro k'ubuzima butaranduzwa n'iterambere ridafite umurongo. Ikigega cy'imbuto kiri muri Svalbard cyubatswe ku nzira yo kurinda amoko y'imbuto z'ubuhinzi ku isi, kikazifashishwa mu gihe isi yabihuye n'ibibazo bikomeye nk'intambara, imyuzure cyangwa amapfa akabije yatuma imbuto zimwe zizimira ku isi. Ikirere gikaze hamwe n'ubwigunge bwa Svalbard bituma aka gace kaba kamwe mu dufite ubwiru bwinshi ku isi. Imbogo cyangwa se polar bears zigendera muri ako gace, kandi umuntu wese uhageze yumva ubwigenge buganje kuva ku nkombe kugeza ku misozi. Ku mwanya wa 5 turasanga aho bita Beaver Island, ni ikirwa cyonyine kurusha ibindi byose ku isi. Reka noneho turebe Beaver Island, ikirwa gito cyane kidatuwe giherereye mu nyanja y'amajyepfo ya Atlantika. Kizwi nk'ikirwa cyitaruye cyane ku isi kuko kiri kure y'ibirometero 1600 uvuye ku butaka butuwe buhegereye. Iki kirwa cyose gitwikiriwe n'urubura, nta muntu n'umwe ubaho, ndetse nta buzima bwa buri munsi buhatangirira. Nubwo nta bantu bahatuye, Beaver Island ni umutungo wa Norvege, kandi abasanzwe mu bushakashatsi bagiye rimwe na rimwe. Kubera ko kitigeze kirengerwa n'abantu, iki kirwa gitanga amahirwe yo kureba imbaraga z'umwimerere w'ibidukikije, aho ubuzima bw'abantu butigeze buhangwa n'amaso. Ni ahantu hatarangwamo umwanda, ibikoresho by'abantu cyangwa ibikorwa remezo, n'isi nk'uko yaremwe. Ku mwanya wa 6 turasanga iyo bita Point Nemo, aho umuntu atagera ku isi. Hagati mu nyanja nini ya Pacific hari aho bita Point Nemo, ni ahantu hitaruye kurusha ahandi hose mu isi. Uwo mwanya bawita Oceanic Pole of Inaccessibility, uherereye mu birometero 2688 uvuye ku butaka bwa hafi, bigatuma uba ahantu hatagerwaho n'abantu kurusha ahandi hose mu isi. Ihagarika ry'abantu riraho ku kigero cyo hejuru cyane, ku buryo abantu baba hafi yaho ari abanyabirunga bari mu nkombe z'ikirere cyangwa se astronauts bari kuri International Space Station, aho baba bari mu kirere kurusha ku butaka. Point Nemo ntabwo yigeze igirwaho ingaruka n'abantu. Ni akarwa k'ibanga kadasanzwe kagaragaza uko amahanga manini y'inyanja ashobora kuguma ari ntagerwaho n'umuntu. Ni ikimenyetso cy'uko ku isi hari ahantu hatagera abantu n'iterambere, hatuma twibaza ku ntera y'isi yacu. Agasongero ka Atacama kari ku mwanya wa 7. Tugarutse ku butaka, hari ubutayu bwa Atacama muri Chile, buzwi nk'ubutayu bukakaye cyane ku isi. Hari ahantu muri Atacama hatagwamo imvura kuva imyaka ibihumbi ishize. Nubwo hari ubuzima bugoye, hari uduce duke tw'abaturage batuye mu duce tw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho abantu bashakisha ibikoresho bifite agaciro mu butaka bukakaye. Abashakashatsi bakoresha Atacama nk'igice cy'igereranyo cy'imiterere y'umubumbe wa Mars, kuko ubutaka n'imisozi byaho bisa cyane n'iyo mibumbe ituwe. Iyo usesenguye, Atacama ni ahantu hadasanzwe mu kureba uko ubuzima bw'umuntu bushobora kugerwaho n'ikirere gikomeye. Aha hantu hose twagiye tureba, uhereye kuri Tristan da Cunha kugera kuri Point Nemo, Beaver Island na Atacama, hatwereka ko hari ahantu ku isi hitaruye ku buryo iterambere n'ingaruka z'abantu bitarahagera. Ubwigenge burimo uburanga bidasanzwe. Aho hantu hatagira igitotsi cy'umudugudu cyangwa ibikoresho by'abantu, hatwereka uko isi yaremwe itararengerwa n'ikoreshwa ryayo ridasubira inyuma. Kandi nubwo kuba kure bibamo imbogamizi, bitanga amahirwe yihariye yo kumva ubuzima, gusobanukirwa n'ikirere no kubika umuco n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ni nk'ahantu isi yahishe ubuzima bwayo bw'ukuri, maze ikabuha abashaka gutekereza, kwiga no gukomeza kumva ko isi ikora mu mutuzo wayo. Nubwo ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere ku muvuduko utangaje, hari ahantu ku isi mu kirere ndetse no mu isanzure hakiri amayobera adasobanutse neza, hataragerwa na muntu cyangwa hatarasobanurwa n'ubushakashatsi. Ibi bitwibutsa ko ubumenyi bwacu bugifite imbibi, kandi ko isi n'ikirere birimo ibanga rinini ritarasobanuka. Ahantu hataragerwa n'isoko y'inyota yo kumenya, bikadutera gushishikarira ubushakashatsi, kwihugura no gukomeza gutinyuka gucukumbura ibitari byamenyekana. Mu gihe kizaza birashoboka ko hari ibyo tuzageraho, ariko nanone hari ahantu hishe hazahora ari amayobera y'Imana no kwiremwa ryayo. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.